Uyu munsi rero tugiye kureba hamwe ibintu bitatu by'ingenzi wakoresha amafaranga yawe. Welcome, niba mushaka gukanda subscribe, like, comment, sharing video. Ibintu bitatu nubyumva neza uzaba umukire, uzaba successful. Kandi ndagusaba kureba video kugeza irangiye. Kuko nushaka kuba umukire muri iyi video. Ikintu cya mbere cy'ingenzi wakoresha amafaranga yawe kikakugira akamaro ndetse na famille yawe n'umuryango wawe. Amafaranga yawe uyagura ubutaka bugira akamaro. Ubutaka ntabwo bujya busaza, kubera ko amafaranga aguze ubutaka yunguka menshi cyane. Ushaka kugura ubutaka none ahangaha, ejo bundi ukazabugurisha bwari kubye kabiri. Fata amafaranga yawe uyagura ubutaka. Ufite miliyoni 5 zigura ubutaka, ubore witurize. Ubutaka buzakugira akamaro hazaza, ndetse buzagira akamaro na famille yawe, umuryango wawe. Ite kugura ibintu bitari ngombwa, uburyo bwo gusevinga amafaranga yawe no kuyakoresha mu nyungu zibyara umusaruro. Fata amafaranga yawe uyakoreshe mu bintu bibyara inyungu, umusaruro. Icya kabiri, uzakoresha amafaranga yawe kikagira akamaro. Fata amafaranga yawe niba ari miliyoni 5, uzirangure mu stock yaba iya sima, stock y'ibyuma, irinde kugura ibintu bizagusubiza inyuma cyangwa se ibintu bibora, kubera ko biraguhombya ugasanga uri gusubira inyuma. Icya gatatu nacyo cya nyuma, uzakoresha amafaranga yawe. Fata amafaranga yawe uyashore muri business runaka, wenda mu mishinga runaka ibyara inyungu, like nko gukora wenda ubucuruzi bwo kuri internet, icyo bita e-commerce. Wenda ukajya urangura inkweto, imyenda, ugacuruza kuri internet. So icyo gihe bizagufasha kujya ubona isavinga no kujya ubona ayikoresha mu mishinga yawe imwe n'imwe, kubera ko buriya ifashe igicuruzwa cyawe ukagishyira kuri internet kiragurwa, cyangwa se kikagurwa n'abaturage, inshuti n'imiryango. Tujye dutekereza ibintu biri big, tureke gutekereza ibintu biri small, kubera ko abakene nibo batekereza ibintu biri small gusa, ntabwo batekereza ibintu biri big. Wakoze kunyumva nuko nkurikirana. Amazina yanjye yitwa Jonas. Niba wishimiye iki kiganiro, kandi subscribe, like, comment, sharing video bagenzi bawe. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubandinde. Reka ntange tip ku nshuti, inama urubyiruko, inshuti zanjye: nihangira akazi, nihangira imirimo, kandi mukure amaboko mu mufuka mukore, mwiteze imbere, kandi mukararikire ku by'abandi bagezeho, ahubwo gukora ibyanyu kugira ngo namwe mushime. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubarinda. Ntugende utakaza subscribe, like na comment kugira ngo nzaze dukomeze ikindi kiganiro.